ijuru ridukingukire, ijuru rikingukire abaramyi bari hano. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe, ijuru ridukingukire kugira ngo ikimenyetso cyawe. Aho hantu hakiriye wa mubembe witwaga Namani igihe yaraciye ku muhanuzi Elisa, nuko Elisa aramubwira ngo najye kuri Yorodani yibire 7. Iyo Yorodani twe tuyifite amatsiko kureba iyo Yorodani. Twagezemo birumvikana nk'abapastoro twabanje kwambara umwambaro wo kujya muri Yorodani. Imana ishimwe ko nanawuzanye n'uyu mwamba. Ninjiye muri Yorodani mu buryo bw'umwuka, imivumo yangendagaho, ibibembe nari mfite. Erega ibibembe ntabwo ari bya bindi byari kuri Namani mu buryo bugaragara ku mubiri inyuma. Hari n'ibibembe by'ibyaha. Hari igihe icyaha kiza kikakubera ikibembe, kikakubata ukakiyambura bikanga, ariko mu kwizera muri uyu mwanya niba ufite ibibembe mu buryo bw'umwuka, nawe twajyana mu kwizera tugasenganira isengesho. Kuri uyu munsi nanone tubahaye ikaze, tubashimira ko mwakomeje kugendana natwe mu rugendo rwo muri Isiraheli. Kandi rwose ndifuriza umuntu wese wabishobora, uretse ko nutabishobora Imana yamushoboza, kuzaboneka kuri uru rugendo. Urugendo rwiza, urugendo rufite byinshi rutwigisha. Uyu munsi turajya kuri Yorodani. Murabona ko nambaye kanzu yo kujya muri Yorodani. Uyu munsi turaza kugera kuri Yorodani. Mbere yo kujya kuri Yorodani hari ahantu twasuye haranezeza. Twasuye mu isinagogi. Twagiye mu isinagogi. Mu isinagogi mbere yuko bajya mu rusengero, kuko bafataga urugendo rurerure, ariko bahiniraga hafi bakajya mu masinagogi. Tugeze mu isinagogi twarayisuye turayibona. Isinagogi basengeragamo hafi hepfo y'isinagogi niho hari kwa nyirabukwe wa Simoni. Kwa nyirabukwe wa Simoni bibutse ko ariho cyane cyane ministeri ya Yesu yakoreye, kuko aho ngaho nyine niho hakurikiye ibitangaza byinshi cyane. Niho wa muntu wari mugongo wari umaze imyaka myinshi yakiriye akoze ku gishura cya Yesu. Aho ngaho kandi ni naho bigeze kuzana umurwayi bamuhetse mu ngobyi, barangije bamucisha mu gisenge amanukira ku birenge bya Yesu, nawe ahava akize. Ku isinagogi kuko urumva niho yakoreye imyaka myinshi, niho yakoreye igihe kinini, yakoreye ibitangaza byinshi cyane. Tugeze ku isinagogi twahasanze ibimenyetso bikeya by'iyo nzu, ariko hejuru yayo bubatseho indi nzu nini cyane ikoze mu kimenyetso cy'ubwato. Tuhabonera imirimo y'Imana, tuhabonera ibitangaza bikomeye cyane Yesu yakoreye. Twavuye iyo ngiyo, hanyuma twagiye kuri Yorodani. Twari dufite amatsiko yo kureba Yorodani. Yorodani ifite amateka. Mbere yuko dukomeza tujya kuri Yorodani, reka tubanze dusengane Imana, hanyuma tubone kwinjirana mu rugendo rwo kuri Yorodani. Reka dusenga Imana. Imana yo kwizerwa, Imana idahinduka. Uri se w'ibifite imibiri byose, kandi ntawe uhwanye nawe. Wibwira Mose igihe wamutumaga akwatsa ibimenyetso, waramubwiye ngo uri Uwiteka, uramubwira ngo uri we. Turagushimye ko imirimo yawe ihambaye. Ntawe uhwanye nawe, izina ryawe niryubahwe. Muri uyu mwanya tugushimiye imirimo wakoze, iyo wakoreye ku buzima bwacu, niyo witeguye gukorera ubuzima bwacu, kuko ni wowe utuzanye, ni wowe utujyanye imbere aho tutazi, ni wowe haturebera. Turasabye kugira ukomeze kubana natwe, kuba duteze amatwi, ubagirire neza. Umuntu wese wabanye natwe muri uru rugendo, reka ahabwe umugisha w'abagiye muri Isiraheli, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze kandi mbasabiye umugisha abantu bajyanye natwe muri uru rugendo, abantu bifuza kujyayo bose, abantu bifuriza umugisha Isiraheli bose, tubasabiye umugisha nubagarukire mu izina rya Yesu. Twakomeje tujya kuri Yorodani. Twari dufite amatsiko yo kugera kuri Yorodani, ngira ngo kuri Yorodani muhazi ibintu byinshi. Muzi ko ariho Yohana Umubatiza yabatirizaga,
igihe yahamagaraga abantu benshi ngo abatize bahunga umujinya uzatera. Kuri Yorodani ni naho Yesu yabatirijwe. Igihe yasangaga Yohana yajya kumubatiza, Yohana ati ntabwo ari njye wabikora, ariko Yesu aramubwira ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kuri Yorodani niho hantu hakiriye wa mubembe witwaga Namani, igihe yaraciye ku muhanuzi Elisa, nuko Elisa aramubwira ngo najye kuri Yorodani yibire 7. Iyo Yorodani twe tuyifite amatsiko kureba iyo Yorodani. Twagezemo birumvikana nk'abapastoro twabanje kwambara umwambaro wo kujya muri Yorodani. Imana ishimwe ko nanawuzanye n'uyu mwambaro. Tugeze muri Yorodani twarishimye, ariko kandi mu gikorwa cyo kwizera hakorewemo imihango 2. Hakorewemo umuhango wo kubatiza abari bakeneye kubatizwa, hanyuma kandi hari n'undi muhango mushya twungutse tugezeyo. Hari umuntu wavuze ati nshingiye ku mateka y'ibyabereye muri Yorodani. Yorodani niyo Namani yagiyemo yibira 7, arangije arahumanuka akira ibibembe. Aratubwira ati nanjye nshingiye muri iryo jambo, mu kwizera iryo jambo, muri Yorodani giye guhumanukiramo. Bibutse ko hari karande zigenda ku buzima bwacu, hari imivumo yototera ubuzima bwacu. Ahagarara muri iryo jambo, kandi naramushyigikiye mu kwizera. Ahagarara muri iryo jambo aravuga ati nk'abatambyi, nk'abashumba, ndifuza ko munyibiza 7 nk'ikimenyetso cyo guhumanuka. Uwo muhango nawo wari umuhango, wabaye umuhango mushyashya mu buzima bwanjye, kandi wari umuhango, n'umuhango nabonye ko wakoze imirimo n'ibitangaza uwo munsi ndetse no mu yindi minsi. Nzakurikirana amateka y'uwo muntu, ndetse si uwo muntu gusa kuko hari n'abandi bahise bizera ibyo. Imana idufashe cyane. Murakoze. Muri Yorodani twarahasuye nk'uko turi buze kuhabatembereza namwe. Mu ntego dufite niyo gutemberana natwe, niyo gukorana urugendo natwe mu gihugu cya Isiraheli. kandi ikimenyetso cy'uko twishimiye kibane natwe, ariko turi mu mazi, arabari hariya, ari n'abacu twase mu miryango yacu. Ikimenyetso cy'umwuka wera kibane natwe. Ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire ku mibiri yacu, ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire mu gusenga kwacu, ijuru ridukingukire mu mpano zacu, ijuru ijuru rikingukira abayobozi turi kumwe nabo bari hano, bashunge intama. Ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire, ijuru rikingukira abaramyi bari hano. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe, ijuru ridukingukire kugira ngo ikimenyetso cyawe kibe kuri buri umwe wese, nk'uko cyamanutse mu ishusho y'inuma cyabaye ku mwana wawe ukunda. Urakoze kuri umurengezi wacu. Ijuru ridukingukira, ibisubizo biraba kuri twebwe.
ijuru nidukingukira turaba abatambyi, ijuru nidukingukira turagira ubutware bwo kuyobora abantu kuri wowe kubw'imbaraga zawe Yesu. Urakoze kubana natwe kandi kutugira neza muri byose mu izina rya Yesu. Barishimwe n'ikuzo Jehova Adonai. Amen. Baruch ata Adonai. Haleluya. Mumfashije gutya. Yego. Izina rya Yesu ubwo ni rimwe. Imana Jacques imbaraga zigwaho. Kabiri. Na bateri yashize irimo kugera. Kurikirana byose byo mu muryango bikorwa ku buzima bwawe. Imana Jacques uhereye umwanya w'izina rya Yesu. wowe ariko wari gufata ku yawe Nta nayifashe. Nayifashe burareba. wafashe utari kureba yo wafotoye hatari Reba urabibona. Reba neza. I do a good job. I think so. You bring my face. Koko nabifashe. mfashe nanjye mbere Brittany, come. I took a Brittany. Come on. I took pictures and a video, so you get your, where's your phone? I don't know where your phone is. Gandi genda. Ni kabiri bagiye Sylvie imbaraga zose bitutsi byose imbaraga z'umwijima zose ziri ku buzima bwawe. Gatatu supama kanura kamera nta kibazo kanura That's your pose. kane Sylvie tumanuke imyuka mibi yose yagiye iboha ubuzima bwawe igashyiraho limitation zivuyeho mu izina rya Yesu. Ni kane ni gatanu. You will take more pictures and videos while I'm here. Hey! Tugiye ku nsura ya nyuma imbere yawe tuhazanye umucyo no kunesha kose mu izina rya Yesu. Tugende karindwi amashi n'impundu mu izina rya Yesu. Urasutamye. Okay. Ibikunaniza byose n'imbaraga z'umwijima zikurekure nina babiri mu izina rya Yesu. Uhereye umwanya ubuzima bwawe buhinduke bushya. Gatatu uhereye umwanya ibigukurikira byose bisigare muri aya mazi. Kane mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zirwanya ubuzima bwawe zikurekure burundu, izituruka mu muryango n'iziyohereje zose.
gatandatu uri burabohoka. tugeze kuri ino nyanja ya Yorodani n'ibindi turakomeza tubabwira. Ikindi gikorwa cyakorewe kuri ino nyanja ya Yorodani ni uko abantu bagiye bibizwamo inshuro 7 barimo kugira ngo bihumanure. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Amen. Yorodani nawe amahoro wacu. Amahoro wacu rwose. Yahumanuwe inshuro 7 muri Yorodani. Turi n'abavandimwe. Nawe ni Muri Florence guturuka muri Phoenix Arizona n'abarizwa muri Joy. Mwese Imana ibaha umugisha. Twabasengeye abibizemo 7 bafashe ibisubizo byanyu twabizereye. Amen. murakoze cyane. Dusoza nanone urugendo rw'uno munsi, reka dusengane nawe. Birashoboka ko waba utarabatizwa mu mazi menshi, ariko uyu munsi mu buryo bwo kwizera ugafata umwanzuro wo kubatizwa. Niba Yesu yarakoze icyo gikorwa akemera kubatizwa, sinawe kugera ikirenge mu cye byakubera. Ikindi cya kabiri, biranashoboka mu buryo bwo kwizera ushobora kuvuga uti nanjye mu kwizera ninjiye muri Yorodani mu buryo bw'umwuka, imivumo yangendagaho, ibibembe nari mfite. Erega ibibembe ntabwo ari bya bindi byari kuri Namani mu buryo bugaragara ku mubiri inyuma, hari n'ibibembe by'ibyaha. Hari igihe icyaha kiza kikakubera ikibembe, kikakubata ukakiyambura bikanga, ariko mu kwizera muri uyu mwanya, niba ufite ibibembe mu buryo bw'umwuka, nawe twajyana mu kwizera tugasenganira isengesho. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko imirimo yawe itangaje. Turi muri uru rugendo rwa Isiraheli, hari abantu bifuje kubohoka, hari n'abifuje kubatizwa. Bizeye ibi, bizeye uru rugendo, bizeye ibyabereye aha hantu. Dusengeye abantu bafashe uyu mwanzuro wo kubatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu. Dusengeye aba bantu kandi bizeye guhumanuka mu buryo bw'umwuka, bafite ibibembe bitandukanye. Turasabye kugira ngo weze, uhumanure mu izina rya Yesu. Gira ibintu wigizayo, gira ibintu ukuraho, gira ibintu unesha ku buzima bw'uyu muntu wizeye ibi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.